السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، shimwe n'ikuzo n'ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'ibisakari ku basozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiye kugeza ku munsi imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri bo. Allahumma amin. Naam, ubushize twari ku isomo, twari tukiri kuri al-usulu thalatha, turi kwina tuvuga amwe mu moko ya ibada, tugeze ku bwoko bwa at-tawakkul bwo kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh yaramaze no kuganira kuri at-tawakkul, amaze gusobanura icyo kwiringira bisobanuye, aho yavuze yuko ari ugufata ibyawe byose ukaba umunyakuyi, ukabiharira Allah subhanahu wa ta'ala, ukiringira Imana, ukishirikiza Imana mu bintu byose, ukanagaragariza Allah subhanahu wa ta'ala yuko ntacyo ushoboye na kimwe, warangiza ukibombarika ku Mana, ukicisha bugufuka n'isuzuguza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh yaranje avuga n'ibijyanye no kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, yuko kwiringira Allah, umuntu yiringira Allah gusa, nta kindi yiringiye usibye Allah gusa, kandi akemera ko Allah ari ushobora buri kimwe cyose, ari ushoboye buri kimwe cyose. Hanyuma agaragaza ko kwiringira birimo ibice bibiri. Hari ukwiringira ibiremwa, ukwiringira twabujijwe n'idini, biri ukubiri. Icya mbere hari ukwiringira ikiremwa ku byo kidafitiye ubushobozi usibye ko ubwo bushobozi ari ubwa Allah subhanahu wa ta'ala, nko kuba umuntu yakwiringira abapfu yuko bamuha urubyaro, akajya gusaba abapfu, akajya gusaba imva, akajya kuzenguruka imva nka biriya abasufi bagenda bakora. Usanga abasufi bagenda basenga abashekhi babo, basenga imva, basenga abashekhi, basenga iki, ukabona bageze mu gihe bageze kumva y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ugasanga bari bashaka kuyisigaho, basaba aho kugira ngo ahindukire asaba Imana yerekere qibla, akerekera kumva, ugasanga ari gusaba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana cyamumarira. Icyo gihe ngaha bari ukwiringira ikiremwa ku byo kidafitiye ubushobozi usibye ko ubwo bushobozi bafitwe na Allah gusa, wenyine gusa. Ni ukuvuga iyi ngiya aha ngaha ukuntu kubandikanya gukuru kuva no mu Muslimu. Ukwiringira kwa kabiri kubujijwe, ukwiringira kwa kabiri temerewe, ni ukuba umuntu yakwiringira ikiremwa ku byo gifitiye ubushobozi. Ni ukuba umuntu yakwiringira ikiremwa ku byo Allah gishoboje kugeraho, umuntu akaba yakwiringira undi ku byo Imana yamushoboje kugeraho no ku byo uwo muntu afitiye ubushobozi. Icyo gihe uwo muntu abakoze ibangikanya ritoya, abakoze iki, abakoze shirkun asghar, abakoze ibangikanya ritoya, uwo ngura bagomba gukora iki, agomba kwishyuza kuri iryo bangikanya. Ni ukuvuga rero ikiriho ni iki, ibyo bice uko ari bibiri: ukwiringira ikiremwa, ukiringira ikiremwa ku byo kidafitiye ubushobozi, ibyo ni ibangikanya riva no mu Muslimu. No kwiringira ikiremwa ku byo gifitiye ubushobozi, Imana gishoboje, ukakiringira, icyo gihe ukoze ibangikanya ritoya. Byose ni ibangikanya, umuntu akwiye kuba yabyirinda. Icyemewe ni ikihe? Icyemewe nuko Sheikh yavuze yuko nuko umuntu yashinga umuntu ikintu, akaba yasaba mugenzi we kuba yamuhagararira mu kintu runaka, mu bintu by'isi, muri gahunda z'isi, ariko ntavuge ngo ndakwiringiye kuri ibi ngibi nagushinze, ahubwo aravuga ati nagushinze, wakaltuka, nkushinze ibi ngibi kumpagarira muri ibi ngibi. Aho ngo biremewe. Ngo ariko hamwe no kuba ashinze mugenzi w'ikintu kuba yamuhagararira akamwungiza kuri icyo kintu, nuko agomba kwiringira Imana, umutima ugomba kuri ko Allah subhanahu wa ta'ala yakoze impamvu yo kuba yashyizeho umuntu yizeye. No kuba washinga umuntu ikintu, no gushinga umuntu yizeye, ntago ari ugufata buri umwe wese. Mu gihe rero ashinze umuntu ikintu, mpagarara muri iki kintu nge ntago mpari, icyo gihe aba yamwizeye, akamuha kuba yamuhagararira, ariko akiringira nde? Nyuma yuko amaze gukora iyi mpamvu, akiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Wakoze iki? Akiringira Allah wenyine gusa kuri icyo kintu yamaze gukora, kuri icyo kintu yamaze gukora. Icyo ngicyo kireme kuba washinga umuntu ikintu, ari ukiringira Imana muri uko gushinga uwo muntu icyo kintu kuba yabiguhagararira. Nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itubwiye muri hadithi ya iri sahih mu gitabo cya Muslim, intumwa y'Imana yaravuze iti ihris ala ma yanfa'uk, ujye ushishikazwa igihe cyose n'iki
n'ibyakugira akamaro yaba mu idini yawe cyangwa se mu buzima bwawe bw'isi busanzwe. Wasta'in billahi, ariko hamwe n'ibyo byose, hamwe no gushishikazwa n'ibyakugira akamaro, wasta'in billahi, ujye wiyambaza Imana, ujye usaba Imana igutera inkunga muri ibyo bintu. Ni ukuvuga rero abamenye hanga baravuga yuko Allah kimara kuvuga ngo inwa Imana kimara kuvuga ngo ihrisu ala ma yanfa'uk, ujye ushishikazwa n'ibyakugirira akamaro, n'ibigufitiye akamaro mu buzima bwawe kuri isi no mu idini yawe. Intumwa y'Imana yisikurikizaho ngo ujye wiyambaza Imana kugira ngo umuntu ataziyumvisha ko ibyo ageraho byose, ibyo akora byose biba byabaye kubw'imbaraga ze, ari we gusa wabikoze, nta kundi byagira usibye ko kubwe gusa. Ahubwo hangana kugira ngo yumve yuko ubuzima bwe bwose akeneye Imana. Nta nubwo umuntu ashobora kuba yabaho adakeneye Imana, wala bitarfati ayn, kabone nubwo ko abarugumbya kwijisha. No kuvuga umuntu akoze iki? Umuntu akeneye Imana mu buzima bwe bwose, kandi akeneye inkunga z'Imana igihe cyose. Ni ukuvuga rero ibyo ukora byose ujye wiyambaza Imana, wiringira Imana. Nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yatwigishije ubusabe bwiza, yatwigishije igisingizo cyiza ko umuntu yakora igisingizo cyiza agakora dhikr, akavuga ati Allahumma aslih li sha'ni kullah, Mana ntungangiza ibyanjye byose, wala takilni ila nafsi tarfata ayn, kandi Imana ndagusaba yuko utandekera roho yanjye uguhumbya kwijisho, mbega utantererana ngo ndekere roho yanjye usigare untereranye. Ni ukuvuga yuko Allah subhanahu wa ta'ala akurekuye gusa akagutererana, icyo gihe ubuse burangika bwose, nta kintu wakwigezaho. Ni ukuvuga rero umuntu akeneye Imana mu buzima bwe bwose, kuri buri mwuka ahumeka, kuri buri mwuka ahumeka sohora yinjiza, akeneye Imana kuri buri kamwe kose. Ntabwo umuntu akwiye kuba yumva yuko yibesheje bwe ku giti cye, ibyo yagezeho yabigejejwe n'ubwenge bwe. Ntabwo wabugejeje n'ubwenge bwawe. Icyo gihe ushatse kwiyumvisha cyangwa se ufite imyumvire kumva yuko ibyo mfite nibyo nagezeho, n'iterambere nagezeho narigejejwe ku bwanjye no kubw'ubumenyi bwanjye, icyo gihe ubaye nka Karuna ubuhakanye n'Imana y'Imana. Karuna bamugira inama, nyamuneka wagira neza nkuko Allah kugiriye neza, utanga isadaka kandi ureke kwigomeka, ureke kuguza abantu. Aho kugira ngo yumve inama yagiriwe, yese avuga ati kana inama utituhu ala ilmin indi, yaravuga ati ngiye iyi mitungo, ibyo muri kumbwira ntabwo ndi kubyumva. Mu by'ukuri ngiye iyi mitungo yanjye nayigeshejweho, nayihawe kubera ubumenyi mfite, narizenze uburyo bwo gukora business. Ni kuvuga rero iki kintu umuntu agomba kugitondera cyane. Aho rero twagarukiye ubushize kuri dalili ya tawakkul yo kwiringira Imana. Sheikh yaramaze gusobanura ukwiringira Imana, atanga dalili avuga ati wa dalilu qawluhu ta'ala, gihamya ni kauli Imana igira iti wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, mujye mwiringira Allah subhanahu wa ta'ala yuko mwemera. Niba ko mwemera Allah subhanahu wa ta'ala, niba muri abenyuranya yabo mujye mukora iki? Mujye mwiringira Imana. Bigaragaza yuko iyo umuntu ari umwemeranya kuri yiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo atari umwemeranya kuri yiringira ubuzima bwe, akiringira abantu, akiringira imbaraga ze, akiringira ababona mu buzima bwose, mu buzima busanzwe. Icyo gihe uwo ngo nta kwemera bafite. Umwemeranya ni wa wundi ukora iki? Ni wa wundi wiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuko Allah yivuze muri suratul Anfal, mu ntangiriro suratul Anfal, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaramaze kuvuga ibintu bigeze muri bitanu biranga bemera. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله رفقتي mu byukuri abemera niba abandi idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, iyo Allah avuzwe, iyo bumvisha Allah avugwa, bari kwigisha abantu, bari gutanga amawidha, bakumva Allah avuzwe, wajilat qulubuhum, imitima yabo irakangarana, bagira ikintu cyitwa ta'zimullahi fi qulubihim, kumenya ubuhambare no kugira ubuhambare mu mitima yabo, kubaha Imana. Mu gihe bumvishe qala Allahu qala ar-rasulu, ntabwo bajya impaka, batinya Imana, imitima birakangarana. Iyo abemera bumvishe Allah avuzwe, wajilat qulubuhum, imitima birakangarana. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, banasomerwa imirongo y'Imana, ibimenyetso by'Imana, bumvishe aya, bumvishe hadithi, zadatuhum imana. Ibyo bimenyetso bikora iki? Ibyo bimenyetso bibongera ukwemera, bibongera imani zabo zikazamuka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ndetse nabo bemera nabo bemera no ku Mana yabo niho biringira gusa, mbega biringira Imana yabo. Ni ukuvuga rero mu biranga bemera nyakuri ni ukwemera iki? Mu biranga umwemera nyakuri ni iki? Ni babandi biringira Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga rero abo ngabo ni bemera nyakuri. Ibyo ni bimwe mu biranga bemera b'Imana, bemera nyakuri. Allah aravuga ati mujye mwiringira Allah subhanahu wa ta'ala yuko muri abemera nyakuri. Sheikh
Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullah aravuga ati mu gusobanura aya aravuga ati fa ikhlasu tawakkuli ala Allah shartun fi sihhati al-iman kubw'ibyo kwereza Allah kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala ukereza Allah ukumwiringira ukiringira Allah gusa wenyine gusa ukwiringira Allah wenyine gusa ni shartun, iyo ni condition fi sihhati al-iman yo kugira ngo imani yawe ibari nyayo, yo kugira ngo imani yawe iri sahih. Nukuvuga kugira ngo imani y'umuntu ibari nyayo Allah subhanahu wa ta'ala bari kwiyumuna ari umwemera nuko yiringira Allah subhanahu wa ta'ala akereza Allah murko kumwiringira. Yantafi inda intifaihi, ngo imani ibura igihe uko kwiringira kubuze. Yantafi inda intifaihi, iyo imani ye ibura igihe ukwiringira k'umuntu kubuze. Fa inna taqdima al-ma'muli wa huwa qawluhu wa 'ala Allahi 'ala al-'amili wa huwa kalimatu tawakkalu yufidu al-hasra. Sheikh Rajab avuga ati ngo kubera ko kuzana izina ryakoreweho igikorwa ukarizana mbere y'uwagikoze, ukazana iryo zina rikaza mbere y'uwagikoze, icyo gihe babisobanuye ko uko uwo nguwo gusa wabanje, iki kintu cyabanje, uyu wabanje ni wenyine gusa ukiye kuba yaharirwa icyo kintu gusa. Sheikh Rabati kubera ko taqdima al-ma'muli wa huwa kuba harabanje wa 'ala Allah, izina rya Allah karyo ribanza mbere ari wewe kwiringirwa, 'ala al-'amili iryo zina rya Allah rikaza mbere y'uwakoze igikorwa ari ryo jambo tawakkal ngo mwiringire. Mbega kuba harabanjwe Allah hagakurikiza kuba harabanjwe Allah wiringirwa hagakurikizwaho tawakkalu abiringira nyine mu kubategeka, ngo ibyo bidusobanura yufidul hasra, biduha kugota ukwiringirwa kose nuko Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera ko iyo ngiyo ni qaida yo muri rw'icyarabu, di principle muri rw'icyarabu barakubwira ati idha quddima ma haqquhu at-ta'khiru afada al-hasra, ngo igihe haje mbere, igihe habanje cya kindi gifite uri kuba cyaza nyuma. Mbega mu gihe mu rurimi rw'icyarabu mu gihe habanje cya kindi gifite uri ko gukerezwa kikaba cyaza nyuma, icyo gihe ibyo bisobanuye ko icyo kintu gikoze iki, icyo cyabanjwe gifite iki, gisobanuye al-hasra kuba cyakubirwamo iki, ibintu byose cyabiharirwa gusa cyonyine gusa. Nko kuba kuri kauli y'Imana muri suratul Fatiha Allah avuga ati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nukuvuga ibada zose no kwiyambazwa kose bikwiye guharirwa Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa. Kubera ko inkomoko y'inshingano kuvuga ngo na'buduka wa nasta'inuka, ariko Allah abanje nguki yabanje izina rye iyyaka, ni wowe gusa. Abanza izina rye akagombye kuza nyuma, aribanza mbere. Kubera iki? Kubwiye nyungu, kubera inyungu yo kugira ngo ibada zose zizaharirwe Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu nguyu wabanje mbere, hagakurikizwaho iki, abagombaga kuza mbere. Sheikh aravuga ati ay alayhi wahdahu, kuba Allah bati ngo 'ala Allah tawakkalu wa 'ala Allah tawakkalu bisobanuye alayhi wahdahu, mwiringire Allah wenyine gusa. Alayhi tawakkalu ay alayhi wahdahu, mwiringire Allah wenyine gusa. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, mbega kumana gusa yonyine gusa ariho mwiringira, ariho ko muri abemera. La ala ghayrihi, ntimwiringire utari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi qa'idatul arabiyyah. Sheikh Rajab abishimangira avuga ati ngo niyingi ni principe y'ururimi rw'icyarabu, iyingi ni principe y'ururimi rw'icyarabu yuko igihe habanje igifite kuri kuba cyaza nyuma kikaza mbere, kiba gisobanuye ko kuba uko kubanza biba bisobanuye ko kigomba guharirwa ibiri buze nyuma yaho ngaho byose. Nukuvuga kuba Allah arabaje ngo wa alayhi tawakkalu wa 'ala Allah tawakkalu, icyo gihe bisobanuye ko ukwiringirwa kose bigomba guharirwa uyu nguyu wabanje mbere. Kubera ko byakagombye kuba ubundi interuro yakagombye kuba mu rurimi rw'icyarabu inshinga niza mbere, hagakurikiraho uwayikoze, hanyuma hagakurikiraho uwakorewe igikorwa. Ariko no hano Allah yakoze iki? Allah yabanje uwakorewe igikorwa cyo kuba yakora icyo kwiringirwa, yabanje izina rye akurikiza abakora inshinga. Ibyo nibisobanuye yuko uyu wabanje ari we Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine gusa ukiye kuba yakora iki, yaharirwa ibada gusa. Sheikh akomeza aravuga ati wakala, Allah arongera avuga ati wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, na wa wundi wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala Allah amuhagije. Nawundi wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala Allah amuhagije. Sheikh Abdurrahman mu gusobanura aya aravuga ati al-hasbu ma'nahu al-kafi
fahuwa hasbuhu. Alhasbu bisobanuye alkafi, mbega Allah ni uhagirije ibiremwa bye. Fahuwa hasbuhu ni umuhagije, alkafi yo ni uhagije ibiremwa bye. Sheikh aravuga ati wa hadhihi al-ayatu dalilun thanin dhakarahu al-musannif rahimahullah ala anna at-tawakkula ibadatun min ajalli anwa'i al-ibadah. Sheikh aravuga ati ngo ni aya ni dalili ya kabiri. Iyi aya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yavuze ngo iyi aya ni dalili ya kabiri, ni igihamya ya kabiri umwanditsi yavuze, Allah mugirire impuhwe, umwanditsi ugamijwe hangani Muhammad ibn Abdul Wahhab, ngo ni gihamya kabiri umwanditsi yavuze igaragaza yuko ukwiringira Imana ni igikorwa cya ibada mu bikorwa bya ibada bihambaye cyane. Fama'na al-ayati, icyo aya isobanuye, iyi aya ya waman yatawakkal ala Allah, na undi wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala, icyo isobanuye bisobanuye ya'tamid alayhi fi umurihi fahuwa kafihi, ngo wa wundi wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu bye byose akishingikiriza Imana, uwo nguwo Allah abamuhagije, fahuwa kafihi. Wa man kana Allahu kafiyahu, na wa wundi Allah subhanahu wa ta'ala ahagirije muri gahunda ze zose, fala matma'a li ahadin fihi, nta wundi ushobora kuba yagira ibyifuzo byo kuba yamuhungabanya. Na wa wundi Allah subhanahu wa ta'ala ahagirije gahunda ze zose. Igihe Allah aguhagije muri gahunda zose, mbega igihe Allah amaze gukora iki, amaze kwiha inshingano zo kuba yaguhagije muri gahunda ze zose, akagutera akagufasha, ngo icyo gihe ngo fala matma'a li ahadin fihi, nta muntu ushobora kuba yagira ibyifuzo na bimwe niyo yabigira byo kuba yagira icyagutwara, kubera ko Allah araguhagije. Allah muremye ibintu byose, usumba byose, ufite imbaraga, nyiri imbaraga, nyiri muhwe, nyiri kugena, mu gihe aguhagije nta abantu bashobora kuba baguhungabanya. Icyo gihe Allah kuri cyakubera umukunzi wawe. Iyo akubera umukunzi wawe, arakuyobora, akagutera inkunga, ndetse akanagukiza n'urwango rw'abanzi, akanagukiza n'inzangano z'abantu. Nubwo abantu bakugira nabi, Allah kuri iki agenda gukinga, kurinda. Icyo nicyo bisobanuye. Sheikh aravuga ati walam yadhkur ta'ala litawakkuli jazaan ghayra tawalli kifayatihi al-abda. Sheikh aravuga ati ngo hanga muri aya ikintu tugomba kwitondera nuko Allah atigeze avuga mu kwiringira Imana, uko kwiringira Imana mu kuvuga igihembo cyo kwiringira Imana umuntu azabona. Allah nta kindi gihembo yavuze ibyo ko Allah azahagarara kuba hagije umugaragu we. Nukuvuga rero Allah mu bintu byose agina avuga yuko umuntu akora iki ngiki azamuha iki ngiki. Tugeze mu kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, igihembo cyo kwiringira Imana kuri wa wundi wiringira Imana, Allah nta kindi kintu yigeze avuga ko azahemba umuntu usibye gukora iki, kuba Allah azaba amuhagirije muri gahunda ze zose, azaba ahagije umugaragu we. Urumva ni ikintu gikomeye cyane kuba Allah akora iki, mu gihe wiyemeje kwiringira Imana ukaba hafi y'Imana, icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala ahita aguhagara muri gahunda zawe zose, akaba aguhagirije. Ntacyo uzabura na Allah subhanahu wa ta'ala. Uzasaba guhe, numwikinga hagukinge, numwiyambaza gufashe, gahunda zose uzaburi ala nuri min Allah, uzabugendera ku rumuri rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uzabugendera mu rumuri rwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uzabugenda ufite urumuri mu bantu, Allah gutera inkunga, akimura gahunda zawe zose. Icyo usabye Allah subhanahu wa ta'ala akiguhe. Walau aqsamta ala Allah la abaraka, wanarahira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ku kintu yuko kiri bugende gutyo, Allah subhanahu wa ta'ala akakigeza nkuko wakirahiriye, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala umaze kuba umukunzi w'Imana. Nkuko Allah bivuga muri hadithi al-Qudsi, muri hadithi ntagatifu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze. Iyo hadithi mu gitabo cya Bukhari na Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati وما تقرب إلي عبدي بشيء افترضته عليه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ngo nta nigihe umugaragu wanjye anyiyegereza ku kintu kirenze icyo namutegetse. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Allah komeza aravuga ati ngo kandi nta nigihe umugaragu wanjye, igihe cyose umugaragu wanjye azakomeza kunyegereza, akora imigereka, akora ibikorwa bya sunna, akora imigereka igitandukanye, igihe azakomeza kunyegeza akora ibikorwa bya sunna, bizagira ubwo mukunda. Fa idha ahbabtuhu, nimara kumukunda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nzamubira amatwi yumvisha.
wa basarahu alladhi yubsiru bihi mubera amaso arebesha wa yadahu allati yubtishu biha mubere n'amaboko akoresha wa rijlahu allati yamshi biha mubere n'amaguru akora iki agendesha wala in sa'alani la u'tiyanna uwo mugaragu gikwera kunzaba namukunze nansaba nzamuha wala in ista'adhani la u'idhanna kandi nanyikinga hakansaba ko mukinga ibi by'abantu la u'idhanna niyemeje yuko wallahi nzakora iki nzamukinga nzamurinda ibyo bibi yansabye ko murinda. Iyo ni thamara y'iki ayo namatunda yo kuba iki yo kuba umukunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi hadithi Allah tajavuga ati man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi ngo wa wundi uzaba umwanzi wanje wa wundi uzagira urwango umukunzi wanje akagira urwango akarwanya umukunzi wanje faqad adhantuhu bil harbi uwo ngo maze kumutangariza maze kumenyesha yuko uwo ngongiye kurwana nawe. Nukuvuga rero igihe Allah subhanahu wa ta'ala akunze umugaraguye uwo mugaragu igihe yiringiye Imana akiyegereza Imana icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala akora iki arwanya wa wundi wese ushobora kuba yashaka kuvogera uyu mugaragu w'Imana kubera ko Allah aravuga ati wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu na wa wundi wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala Allah abamuhagije nukuvuga Allah muhagije kuri buri kimwe cyose na wa wundi ugejeje guhumeka uyu mugaragu w'Imana Allah subhanahu wa ta'ala yakusimu dhahrahu Allah muca umugongo Allah aramworeka. Nukuvuga rero nkuko Allah yitubwira muri suratul hajj Allah atubwira ati inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala avugira abandi bemeye arabaharanira akabavugira arabarenganura wa inna nukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala akora iki Allah avugira abandi bemeye arabavugira akabaharanira akabatunganyiza ibyabo na wa wundi ushaka guhumeka abandi bemeye agashaka kubitambika agashaka kubahuguza uwo ngo Allah subhanahu wa ta'ala yakusimu dhahrahu uwo ngo Allah akora iki amuvuna umugongo aramworeka. Nukuvuga rero ikiriho ngenda no kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala tukiyegereza Imana tugakora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala dutegetse tukareka n'ibyo Allah tubujije hanyuma tukarushaho kwiyegereza Imana dukora ibikorwa bya sunna by'imigereka icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala tubigenza gutyo Allah azaduhemba igihe cyo kuba duhagije kandi yuko azatuvugira ahantu hose yuko azatubera amatwi twumvisha akatubera amaguru tugendesha akatubera amaboko dukoresha ndetse turamusaba akanaduha twaramwikinga akadukinga. Nukuvuga rero umuntu nkuriya umugaragu w'Imana umaze kwiha Imana akiringira Imana igihe cyose hashatse kugira umurwanya n'umugira nabi uwo ngo Allah subhanahu wa ta'ala kuri iki Allah yore kuriya muntu kuko Allah avuga ati namaze gutangaza intambara mbancoje intambara ntangije intambara nuriya ushaka gukora iki ushaka kurwanya umukunzi wanje. Sheikh aravuga ati rero ngo nta gihembo Allah yatanze yavuze kubijyanye no kumwiringira usibye gusa kuba Allah azahagarara kuba hagije iki azahagarara gahunda zo kuba hagije uwo mugaragu we nta wundi ukora iki Allah ni uzawumuhagije wenyine gusa nta kindi. Nukuvuga rero kuba azamuhagije muri gahunda ze zose nkuko inwa Imana sallallahu alayhi wa sallama muri suratul furqan yavuze ati wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Allah aravuze ati inwa Imana aravuze ati Allah wati ngwintumwe yaravuze ati ari we Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi yewe Mana mu byukuri abantu banje ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura iyi Qur'ani bayigize ikimuka mbega ni Qur'ani bayimutse ihanga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yari kuregera kwa Allah subhanahu wa ta'ala aregera abakoresha bari bamuhakanye bamutereranye banze kwemera Qur'ani bavugira banze kumva. Allah aravuga ati wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimin uko niko twashiriyeho buri ntumwa yose umwanzi mu nkozi z'ibibi mu bantu bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala ariko Allah suzamubwira ati wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira ngo kandi birahagije ko Allah subhanahu wa ta'ala birahagije ko umuremyi wa Allah subhanahu wa ta'ala hadiyan azakuyobora kuri inzira igororotse wa nasiran akagutera inkunga akabaguhagije muri gahunda zawe zose akagutera inkunga akagufasha muri gahunda zawe zose akakurinda inabi y'abagizi ba nabi. Ahanga rero inwe Imana imaze kuregera Allah subhanahu wa ta'ala Allah isimu mari impungenge namubwira ati wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin uko niko twashiriyeho buri ntumwa yose yabayeho ntabwo ari wowe gusa
ntabwo ari wo gusa byabaye no kubakubanjirije ndetse no kubazagukurikira nabo bigomba kubabaho wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin uko niko twashyiriyeho buri ntumwa yose aduwan min almujrim twashyiriyeho abanzi mu nkozi z'ibibi ariko hamwe n'ibyo Allah mu mari nkugera amubwiye ati amuha ibintu bibiri amuha ubwishingizi bw'ibintu birazamuhagirijeho aramubwiye ati wakafa bi rabbika birahagije imana yawe kuba ari hadiyan izakuyobora wa nasiran ikagutera inkunga ikagutera inkunga ikagutabara nukuvuga rero Allah yakufika rabbuka imana iraguhagije kuba yakuyobora inzira igororotse ntabwo wayoba mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala amaze guhagarara hidayah yawe amaze guhagarara kuyobora wanasira kandi azagutera inkunga nawe wakunesha nta nuwakugira nabi ushatse kugira nabi Allah itatangaza intambara ye ahita abashozi Allah subhanahu wa ta'ala ahita amenyesha umuntu ko agiye guhangana n'Imana kandi se kuri wa wundi Allah soje intambara ko ari bugwari nawe ninde uwo muntu ntatsiza ashobora kuba yagira kandi Allah wati wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu ntawuzi ingabo z'Imana usibye Allah subhanahu wa ta'ala nukuvuga rero gusoza Allah kuba yasoza urugamba n'umuntu ugiye kurwanya umwemera we ugiye kurwanya wa undi wemera Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ari ngo Allah ngo azumubone Allah afite ingabo nyinshi cyane Allah ashobora guteza uwo muntu gushaka guteza ushaka gutesha umutwe umwemera Allah kamuteza indwara imwe gusikaza kamurimbura cyangwa se akamworeka imodoka bayambugonga ikamwica bikarangira nukuvuga rero ingabo za Allah subhanahu wa ta'ala nyinshi cyane nukuvuga rero umwemera kuba akwiye kuba yakwishyira mu bwishingizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala yariga karekera kuri Allah subhanahu wa ta'ala yasaba gasaba Allah subhanahu wa ta'ala yakwiringira kiringira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine rero wenyine ukiye kuba niba ufite ubushobozi bwo kuba yamukiranura akamuvana mu ngora akamuvana mu nzitane nkuko Allah ivuga wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Sheikh aravuga ati walam yati fi ghayrihi min al-ibadat ukukuba Allah hagije umugaragu we kuba avuga ati ngo Allah ni uzabumuhagije ntabwo higeze hazi igihembo cyo kuba Allah aravuze ngo azahagize ikiremwa cye azabahagije ikiremwa cye ahandi muri muzindi ibada usibye gusa muri ibada yo kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته ngo ibingi byese bigaragaza iki byese bigaragaza ubuhambare bwo kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala nibyiza byo kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu ajallu anwa'i al-ibada kandi yuko kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala ari igikorwa cya ibada ari mu moko ya ibada ni igikorwa kiri mu moko ya ibada hambaye cyane n'rwego rwo hejuru wasarfuha li ghayri Allah Sheikh aravuga ati fasarfuhu li ghayri Allah shirkun akbar ko kubyo rero ukwiringira undi ugafata ukwiringira ukaguharira undi utari Allah subhanahu wa ta'ala iryo nibangikanya rikuru rivana umuntu muslimu fasarfuhu li ghayri Allah shirkun akbar ukwiringira undi utari Allah subhanahu wa ta'ala ukabiha undi uretse Allah subhanahu wa ta'ala ukabiha undi utari Allah subhanahu wa ta'ala iryo nibangikanya rikuru tugarukire ahangaha kuri iyi aya utatu zakomeza ibice bya ibada bigiye bitandukanye subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh